Ikaze inshuti bakunzi ba Selex TV tubahaye ikaze mwese aho muherereye abari hirya no hino mu ntara zigize igihugu cy'u Rwanda. Ngiye nkuko mumaze kubimenyera nitwa Susmi Maid. Ndi kumwe na mugenzi wanjye Mami Bell. Yes, kaze Mami Bell. Meze neza? Weekend yagenze neza. That's good. Nizere ko nawe uri kutureba nanjye yagenze neza. Nawe uri kutureba nizere ko yagenze neza. Tutarajya rero mu byo turi buze gukora mu gikoni cyacu turabasaba gukora iki? Subscribe, comment, like, share. Urakoze cyane. Yes, budushyigikire ni inkunga ikomeye cyane kuba mwareba ibintu dukora, kuba mwakora izo sharing kugira n'abari hirya no hino babibone natwe tukiteza imbere. Ku gihe Yes, rero uyu munsi mu gikoni cyacu Mami Bell n'abantu mudukurikiye ba Selex TV, uyu munsi tugiye guteka fish fillet. Fish fillet ni ifi navuga ko ni ifi ibidafite igufa, niko nabivuga, wenda sinzi ababizi cyane muraza kutubwira muri komanteri. Ni ifi idafite igufa cyangwa se n'umunopfu gusa. Niyo tugiye guteka, tukaba dufite ibirungo nkuko bisanzwe, dufite magi, dufite garam masala, dufite garlic powder, dufite curry powder, tukagira hari iyi ni ihe mami, tukagira organo, tukagira na soya sauce iyo nayivuze. Yes, tukagira umunyu, tukagira na hari iyi bayita paprika. All right, thank you so much. Yes, ibyo rero nibyo dufite uyu munsi. Tugiye gukora isosi y'iyi fi yacu, na nyuma turaza gukora ibirayi biri smashed cyangwa se binombye. Noneho turaza kuvangiramo n'utundi tuntu tugiye dutandukanye. Turaza tugenda tubikora step by step, intambwe ku yindi, mugenda mubikurikirana neza. Mami, banza umbwire mbere yuko tujya mu gikoni neza. Weekend yagenze neza nk'uko wabyifuzaga. That's good. Reka rero twihute dukora iki? Dushyira turahera kuri isorori. Ufata isorori iri empty cyangwa se itarimo ikintu, ugashyiramo agafarini gakeya, warangiza ukaza kuvangiramo bya birungo byawe wagiye ushyira ku ruhande cyangwa se biri hara ku ruhande. Nagerageje gupima kuko naje gusanga gupima ari ikibazo. Iyo udapimye usanga bimwe umunyu ni mwinshi, black pepper yabaye nyinshi, ugasanga byabaye urusenda. Ariko biba byiza ukoresheje akayiko, kana akayiko k'icyayi. Nge nakoresheje half, na gace. Ugashyiramo, warangiza ugashyiramo magi. Iyi ni magi navangiyemo hano na chicken powder. Ntabwo nibuka neza ariko nkeka ko ari chicken powder. Nayo turashiramo akayiko kamwe n'igice. Turaza gushyiramo paprika, nayo ni akayiko kamwe. Noneho turaza gushyiramo n'akunyu gake kuko umunyu mwinshi ujya ukunda kutunanira. Turaza gushyiramo ka jinja, naho akayiko kamwe. Ze gushyiramo na curry powder, naho akayiko kamwe. Organo, garam masala, naho turapima dushyiremo akayiko kamwe. Ntabwo biza neza. Naho turashyiramo kamwe. Garlic ndayishyizemo ariko ngira ngo oya. Garlic naho urashyiramo kamwe, akayiko kamwe katuzuye bya cyane byo kumeneka. Organo, naho ushyiramo akayiko nkuko mubibona, ugashyiramo. Noneho iyo turangije iyi step yacu, twamaze gushyiramo byose, twamaze gushyiramo umunyu na bya bindi byose nagiye mbabwira, nibwo tugenda dutereramo ifi yacu kugira ngo ubimarine neza. Ndabeshya mami, uramfasha kubimarina. Mbere ya byose ugomba kubanza gukaraba intoki, kuba zisa neza.
izanjye ziba zisa neza. natwe tuba twakarabye. Tangira ubimarina mami. Marina neza imwe kuri imwe ku buryo okay. Ni kuvuga Select TV tubereka uburyo ushobora guteka indyo iyo ari yo yose wibereye iwawe mu rugo, ugateka wowe na famiye yawe, mukarya mukamera neza mukaryoherwa. Dukomeza tumarina ifi yacu. Yego, ifata ibirungo neza. Ni ukuvuga step iyi step nivaho yo kumarina ifi yacu nta handi ni straight mu gikarango. Dushyiramo utuvuta dukeya ubundi ukagenda ushyiramo kamwe ibintu bikagenda neza. Banza banze mbe gushirira hariya. Ndi nabyo byiza tubirekeye amasije. Kabikorera hamwe. Oh my god, biri guhumura sibyo? Birasa neza cyane. Biraba ari akarusho. Yes, urabikora, urabivanga cyangwa se kubimarina neza ku buryo ibirungo biri bwinjiremo imbere. Niyo warya ifi yonyine ukwayo imaze gukarangwa ukumva imeze neza cyane. Ndabeshya mami. Reka mbe ncana iziko ryacu amavuta. zacu zabonetse ugiye kuzarura. Zabaye tayari nkuko mubireba. Iminota yacu 3 irageze. Zirasa neza koko. Aha twashizeho bya birayi byacu. Nakunyu gakeya cyangwa twari tubitogoshe tubone gukora iki tubone kubihonda cyangwa se kubikandakanda kugira ngo bibe smashed. Yes, mu gihe ifi zacu zirimo zirangira murabibona inyanya, igitunguru, ubwo ni ibiri buze gukora isosi
ya yafi yacu ya file. Hari poivro, hari igitunguru kagikata mu tunuza dutoya cyane nkuko mubibona, n'inyanya nuko, ariko poivro ngiye nkunda ko ziba nini, ntago mba nshaka ko tuba dutoya. Noneho nkongeraho na kenzi yacu, kenzo tomato paste. Yes, biza kudufasha gukora isosi yacu. Twaza no kongeramo iyi soya sauce. Mami belle, aho ndabona biri kugenda bitungana n'ibirayi, mukanya nibiba tayari turabereka uko biri buze kuba bigenda buke buke. Yes, nyuma rero yuko ifi yacu ibaye tayari cyangwa se itunganye, ubigikurikiyeho no gukora isosi yayo. Right now namaze gushyiraho isafuriya, shyiramo amavuta, ndabona yanabaye tayari. Ngiye gushyiramo igitunguru cyanjye. Bismillah. Uragaragura ku buryo ibitunguru biri bushye, si ngombwa ngo bishirire bya bindi byo gushirira, oya. Urabiteka ku buryo byibura bisa nk'ibyoroshyemo ukuntu, si ngombwa ngo bibe brown cyangwa se ngo black bishirire, hoya. Shobora kukorohamo ukuntu, ubundi tukaza gushyiramo inyanya zacu na sorghum yacu, tugenda dukomeza dukurikirana kimwe ku kindi. Basaba gukomeza gukora subscribe, kulikinga, gukora share, kugira ngo abari hirya no hino ku isi bagende bagira bate bareba videos zacu. N'aba diasporas bari hirya no hino barebe bavuga ati Select TV dufite abatetsi bari OG. Sibyo Mami Bea? Sibiyaminiya. Sibiyaminiya. Ukomeza ucunga ibitunguru byawe bitaza kugushirirana, kuko hari kujya muri story nyinshi ugasanga ibitunguru birashiririye kandi bitari ngombwa. Una checking ibirayi byacu ko biri kubira, biri hafi. Yeah, so Mami Belle, what's up? Gira icyo uvuga. So guys, mu gihe dutegereje ibitunguru byacu ko biba tayari, ni ngombwa ko uba wateguye inyanya nkuko nabiberetse, ngizi ziri hano ziri tayari, sorghum yanjye irahari, poivro irahari. Ukomeza uteraho akajisho kugira ngo bitaza kugushirirana. Si ngombwa bishye cyane. Ubu ndakeka biri tayari. Twaba tugiye gushyiramo inyanya zacu. Ubundi urareka urunyanya rugashya rugahwana rw'ubwarwo utaruhungabanyije cyangwa se udahondahonze ngo ugire usakuriza abantu. Njya nkunda kwita nshyiramo utuzi dukeya kugira ngo z'ubwazo zize gushya kandi zihwane, wa muhumuro w'urunyanya rubisi ruvemo. Yes, Mami, wafashije karakantu ko gukavaringa hano kariya ako gafuniko, ego, kugira ngo urunyanya ruhwane neza. Ngiye akenshi nkunda gupfundikira kugira ngo urunyanya rushye nyine ruhwane. Mami ikunda guseka cyane.
nk'ubu uri guseka iki koko ntabwo ndabigenza ubonye ko inyenye zawe zitangiye guhwanamo ukuntu zitangiye gushya ngiye akenshi nkunda gushyiramo vinegere nkeya kayiko nababwiye ko ari igipimo cyiza soya sauce yo si ngombwa cyane kuba ubibona iyo ushyiramo noneho na bya birungo twashyizemo mu fi zacu zikiri hasi byose ubishyira mu sosi akayiko kamwe nk'ibisanzwe ni garlic powder tukajya kuri curry powder nayo ugashyiramo akayiko kamwe unagaragura kugira bidafata hasi kugira ngo bidafata hasi warangiza ugashyiraho na ginger powder n'akayiko kamwe k'icyayi cyangwa se akayiko ko gukoresha mu rugo bisanzwe warangiza ugashyiraho rosemary leaves ugashyiramo dukeya akayiko naho kamwe warangiza ugashyiraho oregano akayiko kamwe naho kamwe urangije rero nta kindi uba utegereje usibye kugaragura it's fine ukagaragura bidafata hasi amazi ni ingenzi cyane hafi yawe ubundi ukabiha umwanya bikabira cyane bigatogota cyane binapfundikiye ku buryo za nyanya aho zari zigeze ziri buhwane noneho na bya birungo dushyizemo nonaha bigashya buriya n'ibirungo biba bigomba gushya za curry powder washyizemo za garlic biki byose biba bigomba gushya bigahura n'umuriro bikabira koko uri kumva mami ndabeshya yes ubwo rero tugejeje ahangaha nta kindi kiba gisigaye ni ugutegereza ko biba tayari icyo gihe urapfundikira n'imboga zacu tukazipfundikira okay imboga zacu rero tugiye gushyiramo agatunguru n'inyanya kugira ngo bize gushyana kugira ngo bize guhira byose icyarimwe n'akamagi kugira ngo bize guhira icyarimwe hari umuntu ushobora kubireba gutya akavuga se ese urugatomu kutayishizemo nari ntegereje gatoya ko bisa nk'ibibizeho ubundi nkahita nyishyiraho nkeka ko uyu ari wo mwanya mwiza wo kuyishyiramo sorghum ituma isosi ifata isa neza ifata ikaza ari isosi nyine ubona ko yateguwe ugacishamo nanone akamamiyo kawe kugira ngo ibyo ushizemo bijye hose kagaragura nkuko mwari mwabonye ko nongeyemo amazi kugira ngo ibirungo bishye biragaragara ko ya mazi nashyizemo bya birungo biyanyweye ndongeramo utundi tuzi dukeya ko twavuze ko ifi yacu dushaka ko igira isosi ariko igira isosi ifashe so nta mpamvu yo kugira isosi y'amazi aha nta kindi ukora urapfundikira ugategereza utibagirwe gukora subscribe uko bikwiye nzajya mpora mbibibutsa kuko ni ingenzi cyane bidutera courage ndabeshya mami belle si bidutera courage cyane yes ubwo rero mu gihe dutegereje imboga zacu imboga za dodo ntawe utazizi
dutegereje mu gihe tugitegereje ko zishya n'isosi yacu iboneka tube dukora agasuku hano. Hari n'undi muntu ushobora kureba akavuga ati za pavuro yazibagiwe gusa azazishyiramo byari igihe cyazo ntago kiragera. Akenshi ngiye nkunda kuzishyiramo iyo biriya bintu byose nshyizemo bisa nkaho bihiye byabonetse nibwo ushyiramo igaragare neza kandi sinkunda kishya cyane niyo mpamvu nyishyiramo nyuma. Yes, Mommy Belle, finally isosi yacu iratunganye ubwo igikurikiyeho nta kindi usibye gushyiramo file zacu imwe kuri imwe. Imwe kuri imwe buhoro buhoro utazishyira hejuru indi hejuru y'iyindi. Imwe kuri imwe shyira mu sosi yawe imeze neza rwose wakoreye ibirungo bihagije. Imwe kuri imwe yes, nkuko bigaragara sosi yacu cyo wirinda no kugaragura utazinombanomberamo. Mu munyihanganire ku kinyarwanda cyanjye ariko nkeka ko ubwo abumvishe bumvishe wirinda kuzigaraguriramo kugira ngo utazishwanyaguriza mu sosi yawe kandi ushaka ko isohoka ari isosi imeze neza. Rero ubwo ugenda ukora ku ruhande gutya kugira ngo izitari mu sosi zijye mu sosi. Mwihanganire ikinyarwanda cyanjye mwoka byaramwe nta uzi byose nta wamenya byose ariko ubwo abumva bumvise wirinda kugaragura kugira ngo bidashwanyukiramo. Yes, ukarindiraho iminota mikeya kuko ifi zacu tuba twazikaranze mwabibonye. Sosi yacu twayitunganyije neza urindiraho iminota mikeya hagati iminota 5 n'3 ubundi isosi yawe ikaba iratunganye. Umunyu nuwo ibirungo byose birahagije nibyo nkuko mubibona isosi isa neza. Mukanya turaje dutestinge twumve uko imeze nge na Mommy Belle. Mommy Belle fasha ku gafuniko urakoze. Yes, nkuko mubona rero ibirayi byacu byamaze kuboneka tugiye kubivanga. Yes, igikurikiyeho ni ukubivanga tukabinomba. Turavangiramo iki rero? Cyo tuvangiramo ni bleu band. Ufite blue band, prestige byose nta kibazo birakora. Ushyiramo dore ngiyi ni bleu band. Ushyiramo ibiyiko 3. Twavuze ko tuzadukoresha ibiyiko kuko twaje gusanga gupima nta biyiko ni ikibazo gikomeye. 3 2 3. Mami ikindi tushyiramo amata make ongeramo duke karahagije. Ubwo igisigaye hano ni ukukora icyo bita smashing, kubinomba. Urabinomba ku buryo ikirayi ukireba ukakibona kitari iki kirayi cyabaye umunombe cyangwa se wabikandakanze nyine muri ubu buryo igahwana ikanoga ya tumva bise bihumura mami sibyo se bihumura ukuntu
byiza cyane. Yes, bakunzi ba Select TV, uranomba ibirayi byawe ku buryo binoga. Ya blebon washizemo ikaza guhura n'ikirayi na ya mata twashizemo byose bigahuriranamo bigakora ikindi kintu mu kanya turi buze kurebera hamwe. Urabona rero ko byoroshye muri mu rugo n'umuryango wawe ko mwabyikorera cyane rwose. Tukabigaburira abana babikunda cyane. Abana baryoherwa kuko ni n'intungamubiri, buri ikirayi ni intungamubiri. Mami nawe mfasha, ndabona ari urugamba rutoroshye. Urugamba rutoroshye, urabinomba ku buryo binoze. No hasi. Yes, nshuti bakunzi ba Select TV, nizere ko kuva ku ntangiriro kugeza aha ngaha tugeze mwagiye mudukurikirana, mwabonye uko twagiye tubigenza. Izi saha rero nizo gukora icyo bita test cyangwa se igerageza ry'ibyo twatetse, twumve ese umunyu waruhagije, garlic zarizo, ese bimeze gute, amavuta yarayo. Mami Belle, are you ready to test? Yes, reka rero turye, ni karibu uryoherwa kandi ka avoka nako dore twari twagashizeho kuko buriya ibiryo bidafite avoka ntabwo biba byuzuye neza. Oh my god. Biraryoshye pe. Oh my god. Tuzange. Mwabonye ko byoroshye kuba mwabikorera mu rugo n'umuryango wanyu. Biraryoshye cyane pe. Muzabigerageze muzambwira. Mu byukuri. Biraryoshye mu byukuri. Guys, cyo nababwira ukuzabigerageza nkuko mugenzi wanjye yarabivuze, mwami mukagerageza mukumva uko bimeze kuko biraryoshye pe. Biraryoshye. Cheers cameraman, uri kundeba ndabizi. Fish yo noneho nabuze n'ikintu nayivugaho. Biraryoshye mu byukuri, bimeze neza, bifite impumuro udashobora gusobanura ngo umuntu ayumve atagerageje kubyitekera. Reka rero tubabwire ngo murakoze cyane, amahoro y'Imana akomeza abane namwe aho muherereye hose, abari hirya no hino ku isi. Turabasaba gukora subscribe, kuwayikoze turagushimye cyane, kuba utarayikora turagusaba ko wayikora. Comment, ushaka gushyiramo ibitekerezo, ushaka kudusaba inteko ushaka ko tuteka, ushaka ko tugutekere ubugari, ushaka ko duteka kawunga, anything icyo ari cyo cyose turi hano ku bwawe. Ntuhejwe rero, muri comment niho ibitekerezo byanyu tuzatubibonera, icyo ushaka ko dukora, icyo ushaka ko tuvuga, icyo ushaka anything icyo ari cyo cyose. Mami Belle, hari irindi jambo ushaka kubwira abakunzi bacu? Nabibutsa no gukomeza gukora subscribe, gukomeza kudushyigikira, ukanatubwira n'ibyo mukeneye ko twabakorera muri comments. Kandi turabakunda cyane. Enjoy with me. Bye bye.